Muraho neza mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Ngunda igice cya kabiri. Umutwe wawo uragira uti: Ngunda igice cya kabiri, ageze kwa Ruganzu na Ruvuna bataka. Ngunda abaho abiciro ry'imigani. Rimwe amaze guhaga ariyumvira ati: harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanya nanjye kurya? Emwe ni koko, dore nawe ibi biryo byose maze mu mwanya muto, nyamara byaratetswe mu minsi 6. Ariko ngo rubanda no kundenganya, barandenganya ndya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi buri munsi, kandi nta muntu n'umwe wahiga nanjye mu mihigo cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko uko ndya ni nako nkora. Ubwo sindi igisambo uko bamvuga, ahubwo ndi umugabo, igihangage, ndetse kandi gaye. Umenya Ruganzu yahingishije. Ese icyatumye atandarika niki? Henga muhime njye kumuvumba. Ngunda agahorana amashyo. Nyagasani, umva ikinzanye. Nyagasani, nje kubaramutsa no kubafunguza. Numvise yuko ngo mwahingishije, nyoberwa icyababujije kundarika, kandi nzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo Nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumbya gusa. Ruganzu amusubiza ati: koko nanjye sinzi uko byandenzeho, ndakuzi uba wahamaze wafatiriye n'ahandi, ariko se nari kubona inzoga ziguhagije n'inda yawe niyiziye? Ndetse n'ubu ubanza ntari bubibone izo kukuvumbya ngo mbone nizihaza abahinzi banjye. Ngunda, nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya pfa kusogongeza gusa nigendere. Nzaba nza kuvumba ikindi gihe, cyangwa se uzanyitumirire. Ruganzu, Ngunda se ningusogongeza ko nzisogongera ryawe ntuzinogonozamo abahinzi banjye bagaheba? Ngaho nibajye kukwereka, ariko uramenye Ngunda, ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo. Iyo mungirira vuba nkareba uko natwaza iri zuba. Ruganzu, umunyanzoga ntumuzi, genda agusogongeze, ngiye kureba abahinzi. Ngunda, yewe sha, shobuja arambwiye ngo sogongeza ku nzoga. Umunyenzoga, nabumvaga, ariko se ntunamaza? Dore inzoga ngiziriya, singombye kukugenda mu nyuma, ndi muri rwishi enda umuheha. Ngunda, oya wihorere, nifitiye uwanjye Ruvuna bataka, nawukuye mu ishyamba nkawugendana mu ruhago, nuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyenzoga, nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwire. Umunyenzoga, Ngunda, ko wijuse cyane ubigenjeje ute? Ngunda, navuye imuhira abagore banjye bamaze kungaburira, kandi gusogongera ko ndasogongeye, ahubwo genda urebe. Umunyenzoga, yewe ndumva ibikuba binkutse, ngiye kureba. Ngunda, abanyenzoga baba bapfu. Ubu se yari asanzwe ayobewe imisogongere yanjye? Yabaga yazaga ahubwo tukajyana, sibye guhembuka, ariko rero byibura nisha akanyota. Ahubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite. Umva ko ndi umunyenda nini. Umunyenda nini ntiyanga kugawa, kandi simpemutse, sinakoze ukundi atambwiye. Yambwiye ngo sogongere, nanjye ndasogongeye, sinyoye. Ubundi ubwo buriya buyoga bubiri nibwo yari ateze abahinzi. Henga ndetse nigendere, sinashobora kumva imivumo y'abanyenzoga. Twahubirana yanyica, kandi ngo koko ndahemutse, ngo uriya arahingutse. Mbega umujinya afite! Emwe ndahemutse, emwe si uruda rwanjye rwananiye. Umunyenzoga, icyago yagiye aramaze, nanjye sinashakaga kurebana nawe. Bahungu se mbigenze nte? Ruganzu, ndamubwira iki? Abahinzi nibahinguka ndabakwiza he? Ndamenya nihisha he?
ararinkoreye Ngunda, ndahebye ntawizigira rubanda, Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi, birakwiye kandi nimbona ko arakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye. Mana y'u Rwanda urame gukira irya none. Ruganzu: mbe Ngunda, iyo nda yawe ko yafoye cyane, aho ni amahoro? Ngunda: nyagasani ndasogongeye gusa, none se nari kugira ukundi mutantegetse? Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira, nasize umugore wanjye aniha, ndagira ngo njye kureba ko yaba yaruhutse. Ruganzu: nuko genda amahoro, ariko uramenye. Ngunda: nyagasani abimuhira nibamvugira nabi murangirire imbabazi, muzirikane ko inda yanjye yantannye, nasogongeye gusa ariko ahari nacengesheje, nibibababaza ahubwo nzariha. Ruganzu: genda Rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva, abahinzi banjye urabakoze, nisanga wazimaze umenye ko uziriha nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kugarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye kumpa umubyizi, ukaba igihano cyawe. Inda nini icura uwayihaye, uburana urubanza rw'inda ntatsindwa. Ngunda yarasogongeye arakonoza. Ngayo nguko aya Ngunda. Genda kubw'Imana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SFMEDIA TV. Wakora subscribe, like na share, ukandika 3 nkahita menya ko ukeneye igice cya 3 cya Ngunda, ari nacyo cya nyuma. Stay on touch. Ndabakunda.